murakaza neza kuri thehealth.olivier, aho usanga ibiganiro bivuga ku buzima. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri vitamini ya A. Ahanini tugiye kwibanda ku mumaro w'iyi vitamini ifitiye mu kurinda amaso yacu guhura n'indwara zigiye zitandukanye. Muri izo ndwara tugiye kuvuga ku ndwara izwi ku izina rya age-related macular degeneration. Ni indwara ikunze kwibasira abari hejuru y'imyaka 50. Muri iki kiganiro uraza kubisobanukirwa, ndetse turavuga n'indwara izwi ku izina rya cataracts, irangwa no kuba umuntu aba afite amaso yijimye. Ndetse turavuga no ku ndwara ya blurred vision, iyi ndwara aho umuntu abona ibintu ariko ntabibone neza ugereranyije n'uko ibyo bintu biri. Muri iki kiganiro rero mugiye gusobanukirwa uburyo vitamini A idufasha mu kurinda ubuzima bw'amaso no kurinda amaso guhura n'indwara zigiye zitandukanye. Ariko nanone ku mpera z'iki kiganiro turakubwira ibiribwa ushobora gusangamo iyi vitamini ku buryo buhagije, ku buryo wabyifata. Niba uri umukunzi w'ibiganiro dukora no kuri thehealth.olivier, wakanda subscribe ndetse ugakanda n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tuzajya dukora. Nkuko rero nabibabwiye, reka duhere kuri ino ndwara izwi ku izina rya age-related macular degeneration. Iyi ni indwara ikunda kwibasira abari hejuru y'imyaka 50. Ariko gukerereza ndetse no kwirinda iyi ndwara birashoboka mu gihe mu myaka yawe ya kare wagiye ufata ibiribwa bikize kuri ino vitamini ya A. Vitamini ya A rero idufasha mu gukora amaproteine adufasha mu kureba neza, ariko ahanini amaproteine adufasha mu kureba nijoro, proteine izwi ku izina rya rhodopsin. Hari agace k'ijisho kitwa retina nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Ako gace niko kadufasha mu gufata ibintu mu mashusho yabyo ndetse no mu mabara yabyo nk'uko turi kubibona, kakabihinduramo amakuru muri fomu y'amashanyarazi cyangwa se muri sense bizwi nka nervous impulse, kugira ngo ayo makuru agende mu mijyana atwara aya makuru ku bwonko, maze ubwonko bubashe kukubwira ngo ikintu ubonye ni iki cyangwa se ni iki. Iyo rero aka gace kangiritse bituma utabasha kubona ibintu neza. Nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu, iyo foto ya mbere nuko ikintu cyakabaye kiri, ndetse iyo foto ya kabiri ni uburyo umuntu ufite buno burwayi ababonamo ikintu. Rero ino proteine ya proteine yitwa rhodopsin nababwiye idufasha mu kureba nijoro, kugira ngo iboneke nuko indi proteine izwi ku izina rya opsin yihuzwa n'ino vitamini A, bigatanga iyo proteine ya rhodopsin bibuze kudufasha kureba nijoro cyangwa se ahantu hijimye, tubifashishijwemo n'ubunyangingo cyangwa se n'uburemangingo buzwi ku izina rya rods buboneka muri icyo gice cya retina. Impamvu ino ndwara izwi ku izina rya age-related macular degeneration bituruka ku gace kari muri iki gice n'ubundi cy'ijisho cyitwa retina kitwa macula, nk'uko nako muri kukabona kuri screen zanyu. Ako gace kitwa macula niko karimo uturemangingo cyangwa se utunyangingo tubasha kureba ibintu mu mabara yabyo ndetse no mu isura yabyo. Rero ako gace kangiritse ntabwo umuntu abasha kubona ibintu neza uko biri ndetse no mu mabara yabyo, ababona ibintu bitari kugaragara neza. Rero nk'uko nabisobanuye, ino vitamini ya A ahanini idufasha mu kuba umuntu yareba ahantu hari urumuri rukeya cyangwa se nijoro. Ikizakubwira yuko mu mubiri wawe hatarimo vitamini ya A ihagije, cyangwa se umubiri wawe wahuye n'ikibazo cyo kutagira vitamini ya A ihagije, nuko kureba nijoro cyangwa se kureba ahantu hijimye birakugora. Icyo azaba ari ikimenyetso kikwereka ko umubiri wawe udafite vitamini ya A ihagije, ndetse ubwo ukaba uri muri risk cyangwa se uri mu byago byo kuzarwara iyi ndwara turi kuvuga ya age-related macular degeneration uko ugenda ukura. Inama hano twakugira hano kuri thehealth.olivier ni ugufata ibiribwa bikize kuri vitamini ya A hakiri kare. Ikindi kandi ino vitamini ya A, ubushakashatsi bwagaragaje yuko igabanya ibyago byo kurwara indwara izwi ku izina rya cataracts, aho iyi ndwara irangwa no kugira amaso yijimye. Urugero mwafata nk'umuntu unywa itabi, uburyo amaso ye abasa, cyangwa se umuntu uba ahantu hari imyotsi myinshi, amaso arijimye. Ibyo ngibyo n'ubundi bigatera ibyago byo kurwara iyi ndwara twavuze izwi ku izina rya blurred vision, aho usanga umuntu areba ikintu ariko ntakibone neza nk'uko kiri, nk'uko muri kubona kuri screen zanyu.
Iyo foto ya mbere ni uburyo ushobora kubonamo ikintu, uburyo ishusho imezemo neza. Iyo shusho ya kabiri ibereka uburyo ki umuntu ufite ikibazo cya blurred vision aba abonamo ibintu. Rero hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko gufata ibiribwa bikize kuri vitamini ya A bigabanya ibyago byo kurwara indwara ya cataracts, kuko iyo ndwara ya cataracts niyo ihita itera kuba umuntu yarwara iyo ndwara ya blurred vision. Bigasobanura yuko vitamini A igabanya ibyago n'ubundi byo kurwara indwara izwi ku izina rya blurred vision, nk'uko muri kubona kuri screen zanyu uburyo ababonamo ibintu. Kugira ngo rero wirinde buno burwayi, kimwe mu bintu wakora, kuko hari ibindi bintu wakora wenda tuzabisobanura, hari indi formule ikoreshwa mu kwirinda zino ndwara hano kuri The Health Academy Olivier, iyo formule tuzayibereka. Ariko kimwe mu bintu wakora harimo gufata ibiribwa bikize kuri vitamini ya A, ukaba ufite vitamini ya A mu mubiri wawe ihagije. Rero vitamini ya A ifite imimaro igiye itandukanye, ariko by'umwihariko mu kurinda ubuzima bw'amaso ndetse no kurinda amaso guhura n'indwara zigiye zitandukanye. Ariko mu yindi mimaro ntitwagenda tutababwiye ko vitamini ya A ifasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse ikanafasha mu kugira no kubungabunga ubuzima bw'amenyo ndetse n'amagufwa. Nk'uko rero twabibabwiye ku mpera z'iki kiganiro, ntitwagenda tutababwiye ahantu cyangwa se ibiribwa ushobora gusangamo vitamini ya A. Ibiribwa ushobora gusangamo vitamini ya A ku bwinshi harimo amata, amafi, karoti, umwijima, inyama y'umwijima, amagi atogosheje, imboga rwatsi z'icyatsi, ndetse n'imyembe, tutibagiwe na puwavuro zisa n'umutuku. Ibi rero ni ibiribwa wasangamo vitamini ya A, ndetse bikagufasha mu kugira ubuzima bw'amaso muri rusange bwiza, kuko iyi vitamini twabonye yuko idufasha mu kurinda ubuzima bw'amaso muri rusange ndetse n'ibindi bice by'amaso, nka kiriya gice ubona gisa n'umweru ndetse n'ikindi gisa n'umukara, ndetse no ku bitsike ariko ahaganamo imbere mu mubiri. Iyi vitamini igatuma hari ahantu haba hameze neza. Rero ntabwo twababwira ngo gufata bino biribwa wenda ngo byakubuza kurwara buno burwayi twavuze haruguru 100%, ariko byibura ushobora no gukerereza igihe wari kuzagorera buno burwayi. Niba wari kuzaburwara nko ku myaka 50, ukaba wanaburwara ku myaka 70 cyangwa se 60 warabukerereje. Murabizi yuko ino si ntabwo ifite ubutunzi buhagije mu kurokora umuntu uri murimbuka. So rero hari ibintu dukora kugira ngo twirinde cyangwa se tunakerereze ibintu, ariko bitanabujije yuko no kuba wafata vitamini ihagije ya A bishobora n'ubundi kukurinda 100% byo kuba bazahura na bumwe muri ubu burwayi. Rero kubakunda ibiganiro byacu hano kuri The Health Academy Olivier, mwakora subscribe mugakana n'inzogera kugira ngo muzajye mubona ibiganiro tubakorera, ndetse wakunze kino kiganiro wakora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona aya makuru meza avuga ku buzima. Rero mwakoze kudukurikira, reka tuzabane mu biganiro by'ubutaha hano kuri The Health Academy Olivier.